twese rero mu bigaragara twahuriye kuri Nyirabarihenda Venansiya, niyo mpamvu twanamushyize hagati. Impamvu ni iyi: Nyirabarihenda Venansiya yahanuriye Nyirakigame Jacqueline ibintu birenze byinshi birasohora. Ahanurira Zaninka Venansiya yuko azaba umuhanuzi, aramuba n'ibindi byinshi bitandukanye. Nanjye amanurira ibintu byinshi birasohora. Ni nayo mpamvu turiwe. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva Ikinyarwanda, ndabasuje Imana amahoro ibaha umugisha. Reka nshimire umuntu wakanze subscribe akadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, mu mpamvu nafashe urugendo mvi Musanze ndenga akarere ka Nyabihu. Ubu ndi mu mudugudu wa Gikomero. Nta foto nta cyabaye ntiyerekanye, ntago bamenya ko nahageze. Ubundi mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Shaka kwibaza uti se kuki nifubitse nukubera iki? Ahantu hari imbeho nyinshi cyane, nagize amahirwe mukecuru antiza iki gishoroga ngo nifubike ntaza gukonja, tubone uko tuganira mutagira ngo hari ikindi. Yego, aba bantu bari hano imbere ya mikoro ya kamera, reka mbavugeho. Uyifashe mikoro yitwa Nyirabarihenda Venansiya, ni umuhanuzi umaze imyaka irenga 30 ari umuhanuzi, yarahawe izo mpano kandi yazikoresheje neza, yarazikoresheje nabi. Nanjye ntabwo naza kugira ngo dukorane ikiganiro. Imana imuhe umugisha. Uyu niwe mutayo yitwa Zaninka Venansiya, ni umuhanuzi. Umwihariko hari nuwuhe? Nuko Venansiya uyu mukuru yahanuriye Venansiya muto yuko Imana nawe izamuha impano z'ubuhanuzi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 2000 nibwo iryo sezerano ryasohoye. Zaninka Venansiya nawe babaye umuhanuzi. Nanjye muri kubona uri kwisararanga gutya, nanjye nitwa Tumimana Concorde, ndi mwene Venansiya. Mama yitwa Venansiya, rero ni izina Venansiya ryahuye ahangaha. Uyu nawe yitwa Nyirakigame Jacqueline, ni umukunzi wa Venansiya. Yego, twese rero mu bigaragara twahuriye kuri Nyirabarihenda Venansiya, niyo mpamvu twanamushyize hagati. Impamvu ni iyi: Nyirabarihenda Venansiya yahanuriye Nyirakigame Jacqueline ibintu birenze byinshi birasohora. Ahanurira Zaninka Venansiya yuko azaba umuhanuzi, aramuba n'ibindi byinshi bitandukanye. Nanjye amanurira ibintu byinshi birasohora. Ni nayo mpamvu turiwe. Ni hano turi mu mudugudu wa Gikomero mu kagari ka Yungwe umurenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Niyo mpamvu nagiye kudusengera kugira ngo dutangire iki kiganiro. Imana iri kumwe natwe. Ni karibu mukecuru wacu. Haleluya, amen. Turashima Imana kuko umukozi w'umuhanga, turaguhimbaje muvyeyi. Uhagarariye igihugu, uhagarariye abantu, uhagarariye ibyo waremye byose, izina ryawe nirihimbazwe. Naho ufite ububiko bw'uruhu rurakomeye cyane, wategetse inyanja urayishimangira, aho isinde havuye, uri umunyembaraga, uri indwari, habwa icyubahiro. Waremye umuntu mu ishusho yawe, urema amatungo, urema inyamaswa, urema ibintu byose, urema ibiti, urema n'amasoko, urema urubura, ntacyo utakoze muvyeyi mwiza, izina ryawe nirihimbazwe. Turakubashya aka kanya, iyo amaso yacu tuyazanye mu ruhanga rwawe kugira ngo umenye ko twakuyobotse, kandi turakukwambaza ngo duhe ubugingo buhoraho, twandike mu gitabo cy'ubugingo, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Yego, mukecuru yansabye ngo nitujya gutangira iri teraniro, kuko ari njye muyobozi wa gahunda, ngo tuze gutanga izi teraniro n'indirimbo 120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tugiye kuririmba ngo dutangire iri teraniro ryacu. N'indirimbo ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Ese wowe uramufite? Ese waramwemeye nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo abone uko akuvugira? Yego, mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mana yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira ndamwanzi
wamunyirukanaho mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyibesha njyandumbira mu ijuru ndebayo umukiza wanjye wabikuyeho byose kera yaramongereye nuko sinzarimbuka ndebayo umukiza wanjye wabikuyeho byose kera yaramongereye nuko sinzarimbuka Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso nanjye ndangira urubanza rubi anyitukiranuka yarashunguye ngo mbuwe niko kunyishimira kuko adapfa singipfuye nje na Yesu turumwe yarashunguye ngo mbuwe niko kunyishimira ubwo adapfa singipfuye nje na Yesu turumwe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Mukecuru kuko indirimbo watubwiye ngo abari tuza gutangiza iyi ndirimbo ni Imana yayimbwiye utiki rero yego iyi Mana iravuga ati mwijuru imbere y'Imana bituma umuntu mvugira nukuri kandi uwo muntu umukuru w'abatamzi kandi yitwa Rukundo yego kandi Imana ni Rukundo yego yaranjunguye rero ngo mbuwe nawe yaragucunguye ubwo Satani maze kubona ko wakijijwe ikwereka ibyango nduzagera mu ijuru yego ariko Yesu akubonye kubona amaraso amina amen haleluya amen Yesu akubona amaraso akwitukiranuka yego amwaza Satani akwitukiranuka turo kubw'ubundi bw'Imana rero imbere y'Imana ndirondora ku butoni yego nda muntu wenga no munyabyaha ahubwo yaje gupfira abanyabyaha kugira ngo abone abakiranutsi yego amina amina nuko rero ubwo adapfandi tugipfuye kuko yaducunguye tukabuwe amina amina haleluya amina niyo mpamvu iyi ndirimbo Imana yimbwiye irimo ubutumwa yego irimo ubutumwa ndagira umuntu wihawe ngo afite ibyaha ahubwo Imana yaramucunguye n'uw'Imana nubwo akora ibyaha ijana kajana Imana yabigukuramo ikakubabarira Imana ndimeze nk'abantu Imana irakiranuka Imana ni nyembabazi Imana ni nyembuhwe nubwo wakora ibyaha ijana kajana ariko Imana yone yakwica ahubwo iragukuyakuyagira ngo uyane ibyo byaha ikwandike mu gitabo cy'ubugingo nubwo waba uri umusambanyi nubwo waba uri umusinzi ndukiheba ahubwo ugarukira Imana irakwakira yaraducunguye twese ndirondora ku butoni amen nanjye igitero kimfasha kiyavuga ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njya ntumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabikuyeho rwose kera yaramongereye nuko sinzarimbuka amen yego akenshi nyine turi mu isi turacumura haleluya Satani akakwiyebesha ati yewe wowe byagenze gutya kuko uri umunyabyaha ntiwasenga ngo Imana ikumve ariko iyo twibutse yuko Yesu yitanze akaducungura akatubera igitambo gihoraho irabyumva nanjye numva nezerewe
irabyumva nkavuga nti nuko ntabwo nzarimbuka Irabyumva. kuko Yesu yaranyitangiye Irabyumva. namwemeye nk'umwami n'umukiza wanjye Amen. nanjye iyo nacumuye ndagenda nkapfukama avuga nti Mana mbabarira nakoze ibi n'ibi nkatura nkayisaba imbabazi ikambabarira haleluya Amen. Imana ishimwe Imana yagucyubahiro mumpere Jacqueline mikoro Jacqueline Karame. Yesu ashimwe Ahimbazwe. urakomeye Ndakomeye cyane. Imana irakurinze cyane. Mana yarandinze. Ntihabwa Mana icyubahiro. yangiriye neza. yego Yandinze muri byinshi. None buno ndikwishima. Mm. Ukuboko kwayo narakubonye. Yego. Kugira neza kwayo narakubonye. Yego. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. amen Niyo mpamvu twicaye aha hantu. Ni ukuboko kw'Imana. Ni ukugira neza kw'Imana. Yego. Iyo ataba Imana ntabwo tuba twicaye aha hantu. yego Nose benshi ndibapfuye. benshi pe Ariko twe yaraturinze. Mm. Ntihabwa icyubahiro. ni ukuri Eh. iyo wicaranye n'abahanuzi wowe utari umuhanuzi ntabwo wumva ufite ishyari Ishyari. Eh. Ishyari rirahari ariko nanjye Mm. hari utwo Imana inyuzeho kandi yatunyuzeho tugasohora. haleluya ye burya se Ntugapfa kuyikunda gusa. nawe ujya uryama ukabona cyane. cyaba uri kugenda ukabona ibintu bitambutse gutya Pe oh yaryama mana we rwose Imana ikanyuzaho inzozi za nzozi zigasohora. ni njye njyenyine usigaye oh badukurikiye mwajya mwihanganira umuyaga uri gucamo nta kundi oh ni njye njyenyine usigaye utari umuhanuzi ni ukuri Ewe nawe iyo ifite irahagije. iyihe Wagize ngo iyo mbana ifite yo ndihagije. ni iyihe si mumbonamo Cyane. kudasuzugura abantu ngo nabakene yukuba yego aho umuntu agutumye hose ujyayo Umuntu utagira imbano Mm. ni wa muntu ureba umuntu mugufi yegereze mikoro burya umuntu utagira imbano ni wa muntu ureba umuntu mugufi ukabona ndamwitayeho. yego Umuntu rero wifitiye uko ari aragusuzugura yego ndetse weho wanamubwira ati ariko njye nabonye ibi n'ibi akakugaya akavuga gusa ngawe nta cyerageza mukecuru ngo icyo ashaka ngo kumvugaho da yego murakoze cyane amina Imana inkomereza amaboko ntabwo impano ari ubuhanuzi gusa oya yatanze impano zitandukanye mu buryo bwose reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana turagezwaho na Zaninka Venansia ni karibu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mana yacu Mana nziza nyiribihe byose murengeze w'ubugingo tugiye ngo manuko bana Amen. Ni karibu. turasoma Abaroma Yego. ibice 8 umurongo no wa 18 Yego Abaroma ibice 8 murongo wa 18 kadusome mu izina rya Yesu igitabo cy'Abaroma urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 18 dore ku murongo nakibice 8 dore ku murongo wa 18 mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana kuko ibyaremwe byashyizwe mu butaka bw'ibitagira umumaro icyakora si kubw'ubushake bwabyo ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabishyizemo yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu ariko si byo bisa ahubwo natwe abadafite umuganura n'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu kuko
twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Nkomeze. Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo twabonye tubitegereza twihangana. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abifura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ihabwe icyubahiro. Nuko ngo tubonye ku bwiza tuzabona tutabugereranya n'iby'iki gihe cyane. Ni ukuri. Iki gihe turimo ntabwo twabigereranya n'ibyiza tuzahishurirwa. Hari ibyiza dutegereje imbere, hari ibyiza tuzahabwa, hari ibyo Uwiteka yabikiye ubwoko bwayo, hari ibyo dutegerezanyije kwihangana. Imana yacu tugirire neza. Amen. Buri muntu wese arebe iki gihe duhagazemo, agire umwete wo kuvuga ngo iki gihe tugihagazemo ni igihe kigoye kandi kiruhije, ariko ntabwo twagifatanya n'ibyiza tuzahabwa, ndaho twagifatanya n'ibyiza tuzagororerwa hano imbere. Imana yacu tugirire neza. Amen. Hari igihe twatotezwa, hari igihe twatukwa tukabeshegwa, ariko Imana yacu hari icyo yatubikiye. Haleluya. Amen. Hari icyo nawe yakubikiye, hari icyo yambikiye. Niyo mpamvu iby'iki gihe tutabigereranya n'ubwiza tuzabona, ntabwo twabigereranya n'ibyiza tugiye guhabwa. Hari ibyo Imana yatubikiye, rero nuhagarara neza uzabona ibyo wabikiwe. Nuhagarara mu nshingano Imana yagusize, hari igihe uzayoba gatoya ubibure. Tuzishima nitugera imbere y'Uwiteka. Haleluya. Amen. Nugera imbere y'Imana uzanezerwa, kuko uzaba uhishuriwe ibyo wabikijwe, ibyo Uwiteka yakubikiye. Niyo mpamvu rero natwe muri iki gihe dukwiriye gukorera Imana tuvanyemo umurava, tukayikorana umwete, tutari kuyirerega, nayo ikatwishimira. Haleluya. Amen. Imana yacu ikatwishimira. Korera Imana uyisobanukiwe, korera Imana hari icyo wayibonyeho, utari kugendera ku by'abandi, utari kugendera kuvuga ngo runaka namubonye asenga. Oya, ahubwo nawe gira icyo wibikaho, gira icyo wavuga ngo hari icyo Imana yangoreye, hari icyo nakurikiriye Imana. Wivuga ngo ugiye uri kuvuga ngo umukecuru runaka yakoze iki, niyo mpamvu mukurikiye. Niba hari icyo yakoze, nawe hinduka, ugira icyo uhindukaho ku byo yakoze. Uvuge ngo nanjye ubwo ni umunyago nawe azageze imbere ya se, ariko uvuga ngo data, ngugu umunyago nanjye nanyaze Satani, ngugu ndagukuzaniye. Haleluya. Natwe hari icyo tuzirata imbere y'Imana, hari icyo tuzavuga imbere y'Imana. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu ishoboye byose. Ntabwo twagereranya rero ibyiza tuzabona n'iby'iki gihe turimo none. None turi mu bihe bigoye by'amayoberane, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe bya nyuma. Abantu benshi bari kwibwira ngo haracyari igihe, ariko mbahamirije yuko nta gihe gisigaye, ari igihe cyo kwiyeza mu maraso y'Uwiteka, kugira ngo nahamagara nawe uzumva izina ryawe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza, kandi twite dukomeze. Wumve ko yuko hari ibyiza ubikiwe, wumve ko hari ibyiza uzabona, ariko uzabibona warabikoreye. Ntabwo uzapfa kubibona utarabikoreye. Imana yacu tugirire neza rero, kandi iduhe gukora neza, iduhe kuyinezeza nayo itunezeze. Nitugera kuri iyi rata ariko azabahamagaye abera, natwe amazina yacu tuzayumve.
Imana yacu dukomereza amaboko kandi twiteho turengere. Iri ni ryo jambo Uwiteka yashimye ko twaganiraho, rihira imitima yacu twese mu izina rya Yesu. Amen. ariko bitujambo Muhe mikoro mukecuru. n'indi mbibonetse yo kukurimbira ngo ujyane nayo. Yego. Mbese ni ishengesho. Yego. Tuyiririmbe iyo ndirimbo yo kumperekeza turi gusoza. Yego. Yego. Unjimbere Mana isumba byose, ngenda umunyandegenge muri iyi si ko ndumwimukira, nagufite nageraye. Unjimbere Mwami unjimbere mbere ingabinkingira, Yesu mbere ingabinkingira, Mwamundu duhirize mu isoko y'amazi y'ubugingo, unyoza umuriro n'igicu mu nzira injyana mu ijuru. Mbere impamba, Mwami mbere impamba igintunga mu nzira, igindunga ngana mu ijuru, ningera ku ngombe ya rwa ruzi, uzambe gutinyuka amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. nzaririmba Mwami nzaririmba zishimwe, indirimbo zigusingiza. Haleluya. Amen. Nyarwanda yaciye umugani ngo akaryoshye ntigahora mwitama. Byari byiza ko twakwigumanira, ariko turi mu isi yo habaho gutandukana, ariko tuzongera duhure tugire ibi bihe. Tugiye gusoza dutanga nimero za telefone, wakumva yafashijwe akaba yahamagara umwe muri aba bagafatanya gusenga bagahumurizanya. Ni karibu. Tugiye guhera kuri nimero ya Nyirabarihenda Venansia ni 0787444130. Nyirabarihenda Venansia umukecuru uri hagati, nimero ye ni 0787444130. Ya Nyirakigame Jacqueline arayivugira. Muhe mikoro ayivuge. 07884251 Subiramo. 07884251 Yego, reka duhereze na Zaninka Venansia nawe atubwire nimero ye. Ndaye mfite. Da telefone mfite. Zaninka Venansia umuhanuzi w'Imana, we nta telefone afite, Imana iyimuhe kuko irazifite ari nyinshi. Ni gutya dusoje. Imana muri bane namwe kandi bahe umugisha. Amen.